gahunda njye mfitanye nawe nyine itumuze utamamagara urugo rw'umupfaka izaba ikibwana nyibona nyine kibwege ushatse kuvuga ngo ngewe ngo ni ikibwana ako rwunishe bikamubanze mubaze mbere yuko mubwira gutyo uyobewe yuko sere w'ikibwana ubundi ariko gahunda utavuga ni gahunda yo kugambanira igihugu tukajya no gushopinga be uyu munsi urabyigikere kabisa reba zara muri yaje akabona kuri banki amafaranga uharira mukobwa Ninde? Baby. Nari ntangaye nta wundi wanzindukira nkora muri dushe. Ubundi wowe bite byaye kunzindukira? Nari nzi ko amaze no kwitegura. Nitegura njya hehe? Ese yobe gahunda dufite. Gahunda njye mfitanye nawe nyine. Uyu mutwe wanjye nta gahunda irimo yanjye. Ntayo. Gahunda dufitanye ni iyihe? Itumuze utamamagara urugo rw'umupfaka. Nijo ntabwo twari tuvuganye. Reka rwose. Nta gahunda njye iri mu mutwe yanjye uyu munsi. Ntayo. Nase gahunda twararanyuranye. Gahunda twararanye. Gahunda ariko utabasha kwivugira n'iyi. Ubu ribagiwe gahunda dufite. Ariko gahunda utavuga ni gahunda yo kugambanira igihugu. Tukajya no gushopinga be. Gushopinga rwose. Tukanasohoka. Iyo ndirimbo rero sha muri no minsi nigikora. Na refrain yayo yataye agaciro. Nta gusohoka mu mutima wanjye birimo. Nta gushopinga mu mutima wanjye birimo. Ahubwo rero ikintu nagufasha. Icara ngo shyiremo filime ngo yene wifi. Wirire ubuzima mu rugo rw'umukire. Numijwe n'iki? Ndi kukubwira ngo nta gusohoka, nta gushopinga. Ubaka kandi uranyindutse. Ubonye yuko ibyo twari tuvuganye urabiri. Ndagusetse cyane. Muri ibi bihe ngiye nkamba nafashe ntabwo ibyo bintu birimo rwose. Ibintu byo gusohoka, uzundira amafaranga, reba amafaranga yarabuze ari mu bihe bya Covid, abantu ntibava aho bari. Ntabwo bishoboka rwose ahubwo ndakanigira. Ase sheri ni wowe kumbwira gutyo cyane. Ndikubwira gute se? Nta mafaranga mfite. Ntango iki? Aho ngaho uyu munsi wavomeye mu kiva. Ahubwo umuntu agufungura yinjira yahora akagufungura ugiye. Njye nahinduye umuvuno ntabwo ibintu byo gusireyinga nyine. Uyu munsi urabyigikere kabisa. Ariko urantangaza ko yari izaba ikibwana nyibona nyine ikibwegetse. Ushatse kuvuga ngo ngewe ngo ni ikibwana. Mama arambwegetse. Nta kibazo bariya amafaranga y'ikibwana. Ariko uyu munsi uyobewe akorwa unishe bikamubanze mubaze mbere yuko mubwira gutyo. Uyobewe yuko shere w'ikibwana ubundi uwabuze amafaranga nayabuze ku ikarita ntaba ariho kuri telefone ntaba ariho byose ntibiba biriho igihe cyose ubundi iyo dusohokanye gukoresha ikarita cyangwa telefone uranyibukije koko navuga ngo urashaka amafaranga ari ku ikarita iyo winjira uvuga ikinyarwanda neza ukavuga ati rero mugabo namenyereye gukura amafaranga zana ya karita n'ubundi njye kuyikura byari ibintu byumvikana nasi ko wari umaze kumbwira ngo nta gahunda ufite ntacyo kandi twari twayiraranye ubwo wumvaga nabigenza ariko si ubundi gukora ubusaye kuba nifite izindi gahunda noneho reka nkumenyereze icyo nakumenyereje ngiye kuguha ikarita n'ubundi ngiye ndikure ngewe uyu munsi ntabwo mvaha nta kibazo binkorere ngewe nigendere niba udashaka kugira ntabwo ari binkorere ndaje ni ikarita nigendere ikarita mpamagare bajuji twigendere tujye kwisura ujyane na ba Jojo ujyane na ba Mimi ujyane na ba Kaka ushopinge wimara inzara kuko ntuganga n'ubwanyu muri amafaranga yanjye rwose n'ubwanyu nta kibazo nk'iyo karita uyarye nawe nk'uya amaraso ko ari ubwanyu muyariye uze kuyigarura umaze gushopinga birangire ibyanjye nawe ntabwo gishaka gusireyinga ndashaka kwitonda ngiye mu bakobwa rwanjye nitonze ushatse kuvuga ko nshaka kugusenyera none mvuze igifaransa nawe urabizi ko ibyo urimo ari ugushaka kunsenyera nese kuki waje kuntereta niba uzi ko ndi kugusenyera amagambo makeya ndashaka ibyo tubyina iyo karita nigenda reka mbanze nguhe n'ikarita ugende wimara inzara ukure bayawe yarasigaye ubundi uyingana hari ikindi yime nyine njye yo bro mese sema poa nari mese sema nabibona kwe rero wakara wawe se akumaze mamenye reka n'iki ngiki wa
kundeba se afite umushinga mbona se usuzugereza zawe izo zirya amafaranga yose ugira ngo nayo ufite ariko reka intege yaryo kintakaraho nibura nshobora kuhitabaza afite wana umushinga sari type yanjye type yawe ni ibibwana ariko se umumenyera ifungo nyine agomba kumenya zigaya akugaye ifungo nkabona impamvu nyuma ashyize ku munzani arambaza ubu ni abangaba baza bigendeshwa muri runo rugo urugo se rurwawe reka uba uri mu nsengero urugo rugira ba usengera umuti wanderese naraguterese nawe barayariye uzanyerekaho nzaza gusanga oya ntaho kunsanga uzajya unsanga ku ikarita ngiye kuyiguha ugende uyisangeho uyisanzureho mama baby ukora icyo ushaka shopping hari ikibazo none reka ngende niga yanjye twiciriye baby wambara ukavuga uvuye akira nizere ko pine ariko se umusire yakorerwa pine yajya nayanye bagenda nsokumvira ahangaha amukobwa mukuye wawe akora hakiriyo neza atari mana kugenda ubusubonye kuna hesa dirika wa reka niko yabana nta kinyabupfura baba bafite niba ariya niko tubatunze nyamara manu urahiye imbere wowe umuntu wese kuriya udafite disipurine utubaha abajama bawe umuhereza ikarita kuri urabona yigaragareho ariko ubu waranyibagiwe twarakoranye kuko urabona ngiye napfa guhereza umuntu ikarita mbira mupanga dore bimwe byo kwiyemera ko abajama cyangwa wenda uri kugira ngo umva bro reka mwibere ibanga hariho gitatu cy'abanyarwanda kuri iriya karita n'icyare mfasha ukuri gukomeza gitatu cyane ndamusezereye n'itike yamuza ni gitatu cy'idolari gatsinze ni igitatu cy'abanyarwanda ahubwo bro reka wowe wicariye mpuzanira akabyeri wisomere ubundi turebe ukuntu twahamurenga ariko mwana nagiye no kugenda nyine wicara tunahamagara abajama ndebe yuko nakubonera ibiciro imana hari abagabo hapfa ese madamu wawe ariye mane nagufata ukuntu umuca inyuma madamu aba yarateye abari ngo mu kazi reka ubundi hagenewe gukora abagabo ugiye gukora ugasiga umugabo mu rugo gute reba se muri yaje akabona kuri banki amafaranga uhahira mukobwa akabona ari kuvaho kuri banki iriya konti mpaye kiriya gisireni niyo nkoreraho amasoko ntabwo madamu ayizi ariko nani ya nyuma n'ubwa nyuma iriya karita nayo irabura iminsi mike ngo ibe expired akabona karakonje shaka karakonje kameze neza kabisa amenyo se wamfungurira ko wowe bayamaze igisireni cyarayamaze barayakuye yose arashira reka shyiremo twendaze tuba duciringa twareba n'ikimuvi mu gihe dutegereje kumurana n'ibitekerezo mushakira ibiciro imana ndabizi ko nawe utamerewe ewa mani gusa nyine hari urahiye musa musaza yaratse kabisa bahingaga niyo mpamvu asigaye agira naho ni bro ibiciro birimo biragenda biboneka ibiciro birimo biragenda biboneka tuzabirya dukatira ibisirenge twubake ingo zacu neza kabisa ariko burya nta nubwo wajya mu basire uburyo udafite akantu oya ntibibaho bari hasi ko none se mwana nabuze na telekomande ngo mbe nirebera ikimuvi hano ubundi amafaranga ariko baba nabo baba babishyira ariko ntugire ikibazo na wifi irahari ushatse waba ureba umuvi ushatse waba ujya ku mpano yawe ukareba amakomedi ibintu byose mu macano abantu ku mpano yawe ubonye kuri mpano yawe isigaye iri kutwika yaba ariho komedi uzadana na filime zirenze wabonye ya African Rap iteye kwerekana ibintu birenze gusa harimo haraguka amatara muri ino minsi kabisa niyo mfite ikintu bita tara urumva ni nabyo buriya ikigo tara muri iki gihugu cyose cy'u Rwanda uzakibona ku mpano yawe nigiye uzifite zonyine bafite abana bameze gutya ahubwo ikibazo cyawe n'ujya kubareba uzansenya utume cano yanjye ipfa biriya byawe byo kubaha amakarita ubuse ndi tayari yo kugusapotinga nkaguha amafaranga mugashora mugakora akazi amakampani akaza akamamaza ugashyira imana abana hano hanze bakazamuka tukabona nibura hicaye hano tube tugira nanjye cyane nayo ndimo nsoma agasota biyaga n'abahembiretse abasireye barancucuye ariko kandi n'ibiceri waje uje kureba hano ushobora kubibona n'ukajya sinshobora ntabwo njya mbura amafaranga ndetse njya mbura ibintu none kiriya cyane wagikurijeho kubera intuzi kiriya reka kigende waba uribanda imana sinzi nakubwiraga dore amafaranga arawe angahe miliyoni yose hasi nakubwiraga ntabwo neresha bari utereke kandi buri gihe twabonanye mbona amafaranga neresha wagiyeho uzabasa ntugire ubwoba bagiye kubaha amafaranga rwose ntugire ikibazo uyu ni ndumamagaye yes alo
Nijye muvuga. Umutima none wagiye bitanyatsa. Nibyo. Nijye nangapurayize uriya soko. Amafaranga mbonye ni ngo muyohereje. Nimugire ikibazo rwose ibikoresho byanyu nzabibagezaho neza. Nanjye gukorana namwe ni iby'ingenzi ndumva nezerewe cyane. Murakoze kugiye rwose nzanabizana. Bro, akazi karimo karakorwa karimo karatumiza. Noneho umuzeyo rero njye naratuma amafaranga yisukiranya hano. Uratse kabisa. Umuntu kubona mbona message z'amafaranga. Man, noneho utuntu nari napanze amafaranga nayapangiye igihe buriya. Ndaguha amafaranga man. Ntukajye ukura umbona. Nje na amafaranga yose nayapangiye buriya nari mbizi neza ko. Uri buyabana. Nyere bari ugereke neza. Ariko ujye ntera ibironda bro, ujye ntera. Isanga aya mafaranga yaje nga. Ariko nizere ko ataramwe kuri yakandi. Bro. Mana yanjye. Ni kuri ya karita nawe musirayi niho banyishije amafaranga yanjye rero. Magana abiri aragiye dore message ngiye ngo magana abiri aragiye. Simana ibintu bamwe. Ntago umva nkubwire pa ibyo oya nabikujije bira bintu byawe nabikujije bareka nigeze ntago kwibye ni wowe wizi ubereza umukobwa ikarita yawe gute ubereza umukobwa ikarita yawe gute